ceceka ihangane nzamugushingira kandi muzabana humura nta kibazo rwose nta kibazo pe mbese nakoze siwa neza ubusura twite ndatwite kandi urume Anita bigenze gute mama baje mama bigenze bite Anita mama baje afata umwana wanjye ibintu mbonye binteye ayo batatu wanjye ntabwo isonari nabise nari imbizi mama bigenze bite bwira Okay mama ngaho tuzi ariko nta kibazo uzakira ndabizi nyabazana ndamuzi ibyo byose byatewe na data ariko mama nubwo utari kunyuma byibuze urari data umbyara ntabwo byashoboka kuva ntabwo nigeze mubona nawe naho mubone n'ibindi bankoreye gusa uko byagenda kose mama uguhemukiye nanjye wahemukiye ubu n'uwitwa data ngo niwe umbyara aba ari utekereza kunzanira ihabara ry'umugore mu rugo kandi ari indaya ye ko nuko twari kumubura kuko n'ubundi biragiye nagusize muri ko mama ariko uko byagenda kose uwo buri wese wagereza kukubabaza nanjye nzihorera kandi byange bikundi mama rero byibuze amagambo ndi kuvuga akaba ari kuri kuyumva ariko mama aho muruzakira kuki se wowe witwa ba mama kanaka we harabura iki ngo nawe witwa mama runaka ariko se sheri ujya wizera ko Imana ibaho uhumure imyaka 7 si myinshi tuzabyara bagira mwumvishe ko mpumuye igihe kinini cyane sibyo ngiye kujya ku kazi usigaye ubitekerezaho niba uzafatanya nabo kwerekwa mukerekwa ibigiye kuzaza imbere bizamfasha nkeneye kwitwa papa kanaka mu gihe tumaranye sibyo kandi bitanashoboka ibigiye kuzakurikiraho byose uzabyirengera turumvikana
Genda umukristo umvugo buntu narakijijwe mu rwamo byaha. Genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo umutabazi unambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha. Genda umukristo ndumwimukira. Yes. Hello boss. Mwiriwe neza. Ibintu byoroshye rero. Gusa nyine nyuma yo kukubwira yuko nabonye Diane nkaba ntataha murangiza ntabwo byoroshye. Nyine nahabonye Kita nawe ariteguye, abasore bose bamaze kubategura neza. Igisigaye barateguye bamaze kuvugana. Gusa nyine igisigaye utegereje oda yawe ubundi tukarangiza akazi. Rwose nta kibazo kirimo. Okay boss. Sawa murakoze. Genda umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. ese sheri kuki mwibutse mutambwiye ari kubimura? Shenge nari maze igihe nsa n'uwataye umutwe kuko biriya byose bikimara kuba nese mujyana kwa muganga. Yamazeyo iminsi 3. Abaganga bunye biri gutinda barambwira ngo nimujyane nzajya murwariza mu rugo. Gusa hari umuganga ujya uza kumukurikirana, ahari wenda bizagenda neza, nicyo kizere dufite. Ndabyumva ariko se yo mumubwira sinari kumurwaza. Numvaga yuko byanga bikunda uzamenya ahantu turi, kandi ubundi numvaga nshaka kuza kugushaka nuko wizanye. Mbabarira. Kubabarira ariko ndababaye cyane kuko nari kumurwaza. Ihangane nta kibazo. Ihangane. Shere birumvikana uri kumurwaza ariko nawe ugiye mu kimbo cyanjye ntabwo rwose kubitekereza ariko byari bimeze. Gusa ariko nari nzi yuko amaherezo n'ubundi uzaza n'ubundi ukatuba hafi kuko urabizi ko nyuma ya mama nawe muryango nsigaranye, sibyo? ariko nisere ko ari korohera. Uriya handi pasiteri wundi murongo. Mama mumeze mute? Mama ubuse koko yabaye yose bari kumubaza. Mama mumeze mute? Shere kuri ngo wivuna kuko n'undi amaze iminsi ari muri koma. Kamuvanye kwa muganga se basa. Tumaze iminsi turi kwa muganga. Yumvise ari kumujyana kwa muganga.
Serve. Bigos. Serve. Sawa. Chukari shizemo. Oh, biswas. Arabakira kandi mona cyane. Ariko ntabwo namugira. Cyane cyiza ariko. Oh, merci. Icyo masere beze. Beze neza. Turakora. amahirwe yo kugura bandangira kumva nyina amafaranga yo kwishyuriza ukwezi kwashize ikindi mama wanjye ararwaye ikindi nawe ari umuntu wanjye babikanye ku mashuri Hakabavuga mu imara ko ubuse kuba nkundana nawe bivuga ko ndikamyo yikorera imizigo y'umuryango wawe ni ukuvuze none reka ahubwo noneho tugiye kuvange nawe twamenye tumaze kuryama inshuro zirenga 1000 umva tugiye kubarana inshuro zose twagiye turyama uwo zibiri wagiye unesha z'abazungu kandi ibishura bizungu